Inkuru yacu rero tugiye kubagezaho ni inkuru yitwa inkuru ya bela. Bela, inkuru yacu igizwe n'umukobwa witwa bela, ikagirwa n'umusore witwa James. Mu buzima busanzwe ni abaganga. James ni umuganga, hanyuma bela akaba umuforomo. Rero dutangiriye mu rugo kwa bela. Bela urabona ko ari umukobwa mwiza rwose, umukobwa umeze neza, ari mu rugo arimo akora amasuku. Hari mu gitondo akora amasuku, nako rwose ari nk'umukobwa urimo ukora amasuku kugira ngo yitegure ajye ku kazi. Hanyuma rero telefone yaje kumuhamagara, nyine cyumva telefone yahamagaye aritaba, kumbe ni James iramuhamagaye aritabye. Halo Bela, waramutse neza? Umeze ute? Bela nawe iramushubije, meze neza, gusa nawe ngo uhangayikiye bitewe n'uko twaraye dushoje akazi bwije. Nibaza uko waraye bitewe n'umunaniro wari ufite. Nuko James nawe aramusubiza ati, njyewe nta kibazo mfite, njye meze neza rwose. Bela nawe, ariko James nawe urantungura. Uzi ko buri gihe uhora umbwira yuko ibintu bimeze neza niyo waba unaniwe, mbibona uhora wihagazeho. James, oya Bela, oya nta kibazo, njye nta kibazo mfite, maze n'ubu ngubu nari ndimo kwitegura ngira ngo njye ku kazi. Ahubwo si wowe bimeze bite, ntabwo uritegura? Bela, njye nari ndimo gukora amasuku, gusa nanjye ndaje mfata akamoto nze tugende. James, yego sha, ni ukuri gira uze tugende tudakererwa. Ntabwo wabonye ukuntu se muri iyi minsi Titera asigaye adukanira? Utazindutse nyine ntabwo murebana neza. Bela, ahubwo se wagira ngo amenya ko abantu nkatwe twibana, cyane cyane nkanjye w'imfubyi, ntabwo bamenya ko biba bitugoye. James, bashere ukomeze kwihangana, ariko bigomba gushyirwaho iherezo, bigomba kurangira nkakuzana tukibanira. Nuko rero Bela haje umumotari aramutwara ajya ku kazi. Bakajya ku kazi, none amasaha yo ku kazi yaje kugira rero batashye. Bela na James bari kumwe. James abwira Bela ati, Bela, tugende nkugurire agakawa. Nuko baragenda bagera aho banywera ikawa, batangira kwinywera agakawa banaganira. Gusa Bela yaje kubaza James ati, none se James, kuko ibyo wambwiye mu gitondo wari ukomeje? James, oh yes, nari nkomeje. Ariko Bela, urabizi neza uko nkukunda? Ntabizi se? Ndabizi. Gusa rero ntubishidikanyeho, ntugire impungenge, ahubwo ndaje nzakuruhushya, ubundi nzategura ubukwe twibanire. Nuko Bela biramurenga, ibyishimo biramurenga. Gusa muri ako kanya James bahise bamuhamagara ku bitaro ko bamukeneye, kubera ko James usanzwe ni umuganga uzi neza kubaga abarwayi. Hari umurwayi wari wakoze impanuka bituma bamuhamagara igitaraganya. James abwira Bela ati, Bela, ndagiye, turasubira, ndaza guhamagara kuri fone. Ntuzacikwe n'igice gikurikira.